Abana bose basenga niko imirongo yose ya Bibiliya abayizi. Nge nta numwe nzi. Hari ijambo basi nta jambo wigeze wumva igihe wagire ngo Matayo 5 ngo muzabona. Iyo niyo nzi. Niyo Matayo kangahe? 5. Arasohotse ariko ari umunyarwanda ariko ziko ukunda indirimbo ziwe. Ye nakundaga abahanzi benshi rero buriya. Abandi nabandi. Uwa mbere nakundaga ni King James. King James. Uwa kabiri akoze ko numvira kumbaza ibibazo byinshi. Oya ndakubaza agiye kukubaza kanyuma gusa. Uwa kabiri ni The Ben. The Ben. Urashaka kundi? Uwa gatatu gusa. Uwa gatatu ni Knowless. Knowless. Abo bahanzi n'abantu bakomeye cyane abo bantu. Simbizi sina nabazi ariko indirimbo zabo zinkora ku mutima. Wegira ikibazo. Urashonje? Ndashonje. Umaze kanga utarya? Iminsi 5. Iminsi 5 waba warapfuye. Yararembye rwose ntabwo umuntu inzara nararembye rata ntiwumva ko n'abaturanyi babizi. Oya buriya turaza kumurebe. Ubu ntabwo ibintu byeze neza. Ntabwo byeze imyaka yararunze ibishyimbo. Byatewe n'iki? N'izuba. Izuba? Mbere no gusenga Imana ubutaha yazatanga imvura. Urasenga se ariko ndabona wambaye. Genda senga. Ndabona wambaye agashapuri. Hanyuma se mwibarize ko mbona usengera he? Njyewe aho nsengera. Nsengera muri Gatolika. Hanyuma rero ngiye kubaza umurongo ugufasha muri Bibiliya. Kandi afashijwe niyo yahasoma icyumweru cyose. Nimo kwijana guhimbaza Imana. Ijana guhimbaza Imana havuga gute? Havuga gute? Avuga ako kumbaza wewe. Sindi kukubaza ijambo rimwe gusa nubwo tsenga numva ntabyo nzi. Ntabyo uzi se? Okay none reka tugende none. Mubaze utubazo tubiri gusa. Yesu yavukiye. Yavukiye Yesu hehera. Yavukiye Betelehemu. Betelehemu. Hanyuma se Yesu yari afite intumwa zingahe? 200. Yes ndabasuje cyane ndabaramukije cyane mwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho kuri Hambo Business TV. Uyu munsi twanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo aho bita mu karere ka Kamonyi muri quartier yitwa mu Kigwene. Aho twaje kuganira n'abantu rwose batandukanye. Uyu munsi rwose wo duhura nawe niteguye kuganira na. Alo, mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru? Ni meza. Mwanya tuganira gake? Mwanya w'iki? Nashaka kuganira namwe. Kuganira iki? Kuganira. Hari utubazo duke nshaka kubabaza. Wowe umbaza urinde? Ngewe ndi CEO wa Hambo Business TV. Cyangwa se influencer w'abavugana n'ibibonetse byose. Ubu waje kuri uyu musozi uje kuganira nanjye? Naje kuganira n'abaturage tumenye ko ubuzima bubaye bumeze hano muri iyi quartier. Hanyuma se muri ubu buzima ko bungoye wanzaniye n'umutwe w'umuceri? Ibyo turaza kubivuga tugeze mu gikari nta kibazo. We nugira ikibazo? Ngaho nganiriza none. Okay nge nitwa Hagenimana Adolphe. Nkaba ndi CEO ya Hambo Business TV. Nyamazina yanyu mwitwa bande? Ese ni ngombwa amazina yanjye? Nta kibazo. Oya da. Amazina yanjye ntago wase muri gukamera? Muri kumkamera? Muri kotira muri kamera? Oya ntago njya muri kamera. Nibyo wanshakiraga? Oya ni ibiganiro n'utwazo cyangwa kubaza. Ubuzima ni bubi nyine banzumereza umufuka w'umuceri nje kugaburira. Turaza kubivugana nta kibazo wegera ikibazo. Urashonje? Ndashonje. Umaze kanga utarya? Iminsi 5. Iminsi 5 waba warapfuye. Yararembye rwose ntabwo umuntu inzara nararembye rata ntiwumva ko n'abaturanyi babizi. Oya buriya turaza kumurebe. None se ubundi amazina yanyu nitwa bande? Nitwa Rosine. Nitwa Rosine. Okay Rosine irindi? Akimana Mayira Rosine. Rosine. Ndumva ari akazina keza cyane. Okay Rosine hano numvise ko bahita mu Kigwene mu ntara y'Amajyepfo. Yego. Ahantu se ubuzima bumeze gute? Se nturi kububona ko ari masaka yumye ahagaze? None se byagenze gute? Izuba. Ariko nanjye n'urutse Kigali ari izuba pe. Ndabona utoshye de. Ngewe se. Usurasa n'umuntu wishwe n'inzara. Oya ntabwo ntacyo nashinja Imana. Mwe mumaze guhaga amafiriti y'i Kigali mukaza kuduhagira. None se ukunda umuceri ko numvishe uri kunsaba umufuka w'umuceri. Umufuka w'umuceri mpamvu ngugusabye nuko ari wumara ukwezi.
umara ukwezi nkajya nsoroma dodo nkahereza abana akadodo gusa se n'umuceri dodo n'udushyimbo rwose birara abana ibyo turaza kubivugana mu gikari hanyuma se ndabona hano inyubakire imeze neza ego urashaka ikibanza oya ntabwo ndashaka ikibanza ahubwo ndashaka kumenya ubuzima bwa hano uko abantu babayeho musengera he sengera se ntibaziciye baraziciye se ku buryo ki mudasenga ewe tujya ku Ruyenzi ku Ruyenzi bigutwariye igihe kingana gute reka ntega moto ndashakisha ubwo munsi naba naburiwe singeyo mu itorero rihe muba ariko se ko numva uri kumbaza cyane oya ni kugira ari utuntu nshaka kugira ngo nkubaze uri mu gaturika sasa rero ni byiza nanjye ndasenga sengera wowe ra ngende mu ADP hanyuma se hari akabazo nshaka kukubaza hari umurongo uzi wo muri Bibiliya ugufasha nawe kandi usenga ndasenga cyane ariko ibyo bya Bibiliya rega hari igihe umuntu ajya gusenga ariko se abantu bose basenga niko imirongo yose ya Bibiliya bayizi nge nta n'umwe nzi hari ijambo basi nta jambo wigeze wumva igihe wagire ngo Matayo 5 ngo muzabona iyo niyo nzi Matayo kangahe 5 muzabona uwo murongo ko numva uteye ikibazo oya nta kibazo ntacyo rwose muzabona ubwo se ni byiza cyane kareka ubwo nyine tuzabona ibibi usa ntisi ibyo turiho ubu wakirirwa umunsi wose utariye ukarara utariye ukajya guca inshuro bakakwirukana ngo uhetse umwana dore nk'ubu baranyirukanye umubyizi ntawujuje ubu urambeshye ngo urangurira umuceri wari uri gufata umubyizi se mu kiyede ugize neza cyane ahubwo ikiyede hano bahemba gute ni 5 muyede ubwo 5 bibasha gutunga urugo se byibaza ubyisubiza gusa wowe niba uri umugabo wasize iposho ryangahe mu gitondo je nkanjye mba nasize amafaranga agaragara urumva ntabwo nasiga 5 urayagaragaza nyine nawe nikagusa twebwe rero 5 tubirya icyumweru ubwo se 5 urabihahisha icyumweru kigashira urahaha da ko numva ari ikibazo cyo bita guparanganya ubuzima bwo gupfundikanya ujye ukumva ndabyumva wese ubu ugize abana bangahe yego mfite abana benshi bangahe mfite 5 oya bazina urambe oya ndabafite da ukuntu ugaragara ufite abana 5 ubu ndagaragara neza se uracyari na muto cyane wambyaye ubu ndi muto apfunda cyafite ibyiringiro yewe reka ntahe nsanga abana wese nabonye umeze nk'umuntu ushaka kuba ukunda cyane ibintu bijyanye n'imyidagaduro ndagira ngo bazi hano mu Rwanda umuhanzi wumva wemera n'ubu umuhanzi nyamuhanzi uri mu Rwanda cyangwa wasohotse wagiye yawe yarasohotse ariko ari umunyarwanda ariko uzi ko ukunda indirimbo ziwe ye nakundaga abahanzi benshi rero buriya abantu n'abandi uwa mbere nakundaga ni King James uwa kabiri akoze ko numva kumbaza ibibazo byinshi oya ndakubaza agiye kukubaza kanyuma gusa uwa kabiri ni The Ben urashaka undi uwa gatatu ni Knowless abo bahanzi n'abantu bakomeye cyane abo bantu simbizi sinanabazi ariko indirimbo zabo zinkora ku mutima kuva kuri The Ben King James Knowless ni abantu bakomeye cyane kuko mu myidagaduro yacu rwose bafite izina rikomeye ubwo rero murabyumva abakurikiranye Amagune TV ko twahuye n'umufana ukomeye cyane hano mu ntara y'Amajyepfo ndabafana cyane ufana Knowless The Ben na King James murabyumva rero abazakurikirana iki kiganiro rwose na King James cyangwa The Ben cyangwa Knowless Rosine rwose arabatashya cyane oya ndabasuhuza uzabacururize uzabambirire ngo amata y'abana yabo ntakabogoke okay murakoze cyane uzababwire ngo zigira gitereka yego sawa okay ndagwego Niko ako gacari se uwo mucari suri he umuceri ndaje turabivugana mereza uwo mucari ngende ntahiyo mu mpinga urataha mu mpinga okay ndaje gato ngaho mana 5 nigendere ndaje rwose amafaranga arahari ntugire ikibazo ari he arahari ndago uzambwirira abo bahanzi bazanyifashiriza urashaka kube bufasha bwari bwo bwose bafite agafuka k'umuceri se cyangwa nako nkabonye bobo naririmba ngisi yameza amenye okay sana gushimiye cyane ubutumwa burabwabageze yego mwirirwa neza abanyakigali muzabasuhuza nkuko bisanzwe rero turacyatembera hano muri quartier
ya Kamonyi yitwa mu Kigwene rwose. Turimo tugenda dusuhuza abantu rwose b'inshuti za Hambo Business TV. Ya ndabona duhe n'umwari mwiza cyane. Muraho neza? Amakuru? Murakomeye? Mwitwa bande? Wowe kibimbaje? Ndashaka tugirana akaganiro gake, hari ikintu nshaka kukubaza. Kagandiye. Kagendanye n'iki? Kagendanye n'ibiganiro dukora kuri YouTube. Mufite umwanya? Oya. Nta mwanya mufite? Nta. Muri kwihuta cyane se? Oya ntago ari cyane. Oya nimba mutari kwihuta cyane twaganiro gake. Reka mbanze nanakwegere. Y'amazina yanjye nitwa Hagenimana Adolphe, ndi CEO wa Hambo Business TV. Nitwa bande? Nanjye amazina bakaba banyita Ngabire Liliane. Ngabire Liliane. Yego. Ngabire Liliane tugusanze hano muri quartier ya Nikigwene ni? Muri Kigwene. Muri Kigwene, akarere ka Kamonyi. Yego. Ahangaha se ubusanzwe mubayeho gute? Tubayeho neza ariko nyine urabona ko izuba rimeze nabi. Ahantu hose ko numva ari izuba. Imyaka yararumbye, ubu ntabwo ibintu byeze neza. Ntabwo byeze, imyaka yararumbye, amasaka, ibishyimbo. Byatewe n'iki? N'izuba. Izuba. Rero ni ugusenga Imana ubutaha yazatanga imvura. Urasenga se? Ariko ndabona wambaye. Genda senga. Ndabona wambaye agashapuri. Hanyuma se mwibarize ko mbona usenga. Usengera he? Njyewe aho nsengera. Nsengera muri Gatolika. Hanyuma rero ngiye kubaza umurongo ugufasha muri Bibiliya. Niwe murongo ugufasha. Umurongo ufasha. Si ubwo nubwo nsenga nzi umurongo. Nta murongo nzi. Nawe uzi? Nawe. Basi mbwira ijambo rigufasha muri Bibiliya. Ijambo rifasha muri Bibiliya. N'uyu murongo ahantu rwose padiri ajya yigisha ukavuga ati ahangaha ndafashijwe, niyo yahasoma icyumweru cyose. Ni nko ku ijana guhimbaza Imana. Ijana guhimbaza Imana havuga gute? Havuga gute? Avuga ako kumbaza wewe. Sindi kukubaza ijambo rimwe gusa. Nubwo nsenga numva ntabyo nzi. Ntabyo uzi se? Ntabyo. Okay, none reka tugende none. Mubaze utubazo tubiri gusa. Yesu yavukiye. Yavukiye Yesu hehera. Yavukiye i Betelehemu. I Betelehemu. Hanyuma se Yesu yari afite intumwa zingahe? 200. Subira mwako kantu twumve. 200. 200. Sawa urakoze cyane. Wowe tugira umunsi mwiza.